hafi ushobora kwikatishiriza tike, ushobora no kuba unahari, ariko ndahangayitse ku bwawe. Noneho sheri, uburyo urebamo n'uburyo usekamo ni ukuri wagira ngo uri Mariya wabyaye Yezu. Yewe ni ukuri. ukuri ni iby'igiciro kubwira inshuti nkawe inkomeza no mu bihe bigoye, ukaba uri hafi yanje buri gihe. No kuri grand merci du fond du cœur. Mbese bebe, bya bintu bimwe mwambwiraga by'abantu baje kubakanga ntabwo byongeye gusubira. Sha oya, nibazaga ko sinzi ngira bwa rubwo nayo nifitiye ntibonge kubera mva ibintu byabaye mu ijoro naketse umuntu, ariko by'ukuri ndibaza hariho n'umuntu, ariko ntibyongeye. Ariko burya hari abantu hano kurontorona bishobora kuba byaranabaye, ashobora kuba hari umuntu, kuko ntabwo nibwira yuko ari ikintu cyapfuye kuza mu mutwe wawe utumvisha ikintu kibaye. Sha ariko rero ibyo uvuze n'ibyo drama sishobora kuba narikanze ubusa, ahubwo hari ikibazo nibaza. Ndi kwibaza igituma biriya bintu byabaye exactement na Gugu yabutse. Ni nkaho umengo hari umuntu yarasa amakuru ko ata muntu w'umugabo akiri muri runo rugo. Nyine nibyo nakubwiraga, byanze bikunze bagomba kuba bari babizi neza ko Gugu atari muri uru rugo. Birashoboka cyane ko batari banaje no kugutera ubwoba, hari n'abajura bafite gahunda yo kuza kukwiba. Nabyo birashoboka cyane kabisa. Ariko sha James, reka gusarira ubu boreka kunyuba ku murango, ntara abaturanyi bose babizi yuko mandi ku kazi akaza mwijoro exactement aziko natasha. En plus yaba ari n'umuntu ashaka kunyiba, kuki atanyihishe akanyereka ahubwo akakomeza no kunyirukanga inyuma? Umva biri normal. Hari ikintu niyumviye. None se utaha wari ufite igikapu mu ntoki? Cyane nari ndayifise. Nise kagashakoshi kanje kafuje kamwe gatoya kagaportement. Voilà, exactement. Nibyo nakubwira ko ntabwo umuntu yaza ngo abe hari yaza kwirukanyeho, ari yari kubasa ashaka kugutwara. Ucyo yaragamije yashaka kugera yigende, kuko yabonaga ko arasimbuka ara ku rupangu ntumukurikire. Ariko yaza kuba ari umuntu ufite kugutera ubwoba, ntabwo nese bagombye ko wamurushaga imbaraga wari kujya gufunga atinjiye mu nzu. Wera afite gahunda yo kujya kukwiba igikapu, yabona agusanze mu nzu kugira ngo kwaki igikapu akabona atabaza abantu bakaza. Niyo mpamvu ahubwo we yabonye winjiye mu nzu ufunze, ahita agira ahita yongera ahita yisubirirayo, kuko yabonaga ko process yo kukwaka igikapu byari kugorana cyane. Niyo mpamvu rero so ibintu ngiye no kuri siko nongeye kandi kubyiyumvirako, kuko exactement mbayo yaza ari umuntu ashaka kunera ubwoba yari gufansa ari umuntu w'umugabo. Ariko nanone kandi agashakoshi kagaragara neza, maybe yibuje ko mfise mungera nk'amafaranga. Siko nibuse tukira abanyene baziko wanyemereye gusura mfasha cyane kwibura rya Gugu, sibyo? Hari amakuru mfise, c'est vrai, ntituravugana, ariko sinzi ko ari cyo biziko. Gusa amakuru ambwira yuko afise ashobora kuba azi neza, afise n'amakuru menshi kwibura rya Gugu, kandi nivyo bintunguye kuko ntiyanamukunda. Ariko n'ikindi biramvyo no hamwe nasanga ari ivyo mbabaza cyane kubera ko ari umushuti wanje hamana ntigere ambwira ikintu na kimwe, akaguma sapoze nkawe ngo nabanye nta kintu kimaze. Ese uribuka duhura bwa mbere ko numvaga utavuga ikinyarwanda neza? Oya, ntabyo nibuka. Ikinyarwanda ni gikeya, ntabwo ari cyinshi. Ese ubishusa nk'uvuga Uruganda somehow waba ukizi? Kizi yona n'abaye muri Uganda igihe kinini. None se waba wibuka wakugiriye nabi urabona ko uri wabandi uhuriro cya Kinsobora simbamanyi nampulira oyogera Oluganda. Ndi Mugande? Neda nze Munyarwanda naye tata wange Muganda, nasomereye Uganda. Munange kituufu kinsanyusanyo. Mama wange naye Omugande, tata wange Omunyarwanda. Ubwo umaze gutora agatege worohewe?
ushatse rwose wazataha kuko warangije gutora agatege ntituzakuzitire sibyo cya njya gutambura kare none se umuntu wakubwiye yuko hafi afite amakuru mufitanye umubano ki ku buryo wamwizera amakuru ukavuga ngo hafi ibintu yarabikoze hafi yuzuye imyaka mu banki hafi yuzuye ko muziranye ku mabanga menshi nubwo ntajya amenya iby'abakobwa ngo ni iki ariko ikibazo cye nuko abakobwa bagira n'amabanga menshi kurusha abahungu none se ubwo urabona hafi niwe wifuza kubona urimo ukababara wishingira ngo ni uko uzi ngo hafi yangangaga Gugu ariko nubwo hafi yakwanga Gugu yamenyanye na Gugu nyuma yawe uvuga ngo hafi yakwanga Gugu ariko nawe ntiyakwifuza icyakubabaza na kimwe ntabwo ntekereza ko byaba ari byo rwose yewe uzi sha ntakubeshya nta mubano urenze dufitanye n'uwo muntu uretse ko nenda byumvise uko biburana nuko mpangayitse ashobora kuba ari n'intandaro y'uwo muntu ashaka kudutandukana nawe kuko urumva ababyeyi byandenze nanjye nicara nkamwiyumvira ko deja yaramaze n'iminsi adafata telefone ubu tumaze igihe tuvugana sinzi n'ikibazo yahuye naco nyine nk'umwana w'umuntu haragize aho ndamwiyumvira nabi pe nkuko nabikubwiye ikibazo cya Gugu kindekera erega nanjye uko ndeba burya ndahangayitse sinicaye ese urabona kudasinzira kwawe njye nabona ibitotsi utasinziriye erega n'ubundi urabizi ntabwo ari ibintu ngomba kukwibutsa urabizi ko ngukunda kandi ikikubabaje cyose gikuba inshuro nyinshi kumbabaza ndakubwiza ukuri ikindekera ikibazo cya Gugu ureka abantu bari kuguha amakuru atizeye njyewe ndagusezeranya neza yuko kizakemuka kandi bizasobanukirwa neza uzamenya uko ibintu byagiye nk'uko nabikubwiye ujye wibuka isezerano nagasabye icyifuzo cyanjye ujye ukibuka nk'uko nakigusabye sibyo ngo umpe urasinze uragiye Tony ibyaza kumbera byiza no kuguma hano ariko ibyiza kurutaho no kuva ahangaha muri njye nikiranye icyizere cyuko nitutongera guhurira mu isi tuzahurira mu ijuru basi se warayishoro rimwe basi ukazagenda bukeye bwawe Tony amaze guteguza kabiri niko ngiye gutaha nanjye numvaga ari byo umutima wo kugusiga wananiye gusa Tony uburyo bwiza no kuzambikira ibanga uzavuye ko nitwa Gugu yongeye kubigusaba ikindi cya kabiri mwacumbikiye indushyi nashinze gushaka ubuzima ngo ndihire mushiki wanjye tuvukana ariko nakwemo imvune n'ibikomere iyo ntabagira banarapfuye uretse no kubagira Tony muri abantu beza nahuye n'abagira neza benshi ariko mwebwe mwankoreye byankoze ku mutima Tony kakanu wanyambitse shaka kugasigarana oya ukagumane kazaba urwibutso n'imyenda yigumane n'uwo tutayiguriye sibyo sorry for crying please Calvin yangiriye neza ndi hano ariko warushijeho Imana izamfashe twongere duhure ntabwo sinzira ngiyemo ni inzira nsaba gukora cyane nubwo nta cyane umubabaro wundi ntabwo nzibagirwa ku mutima ineza bambwiriye ngo nta kibazo niba ugiye uzagira urugendo rwiza
kandi uzagira iherezo ryiza mu buzima. Icyo nakubwira kindi, uzagumane kwicisha bugufi nakubonanye. Tony, Mariya narize. Ntabwo ari ay'uko mwangiriye neza gusa, ni ay'urukundo. Chouchou, umeze gute se? Je vais très bien, ma sœur. Ok. Mariya, hari ubwo umeze neza muri ino minsi, ikibazo cy'umufisi. Njyewe se nta kibazo mfite, umeze neza kabisa, ukumva ntagira ikibazo ntubimenye, ntabwo bishoboka. Niyabye kubera iki ukuraho telefone umunsi wose kandi uzi neza ko nta permission ufise kandi atanakoze inshuti ufise muri kampani. Sorry ni ukuri. Ejo natashye numva ntameze neza naniwe, hanyuma na telefone buri uranshirana, mbura n'imbaraga zo kwishaja, pardon, vraiment, uko byagenze. Ariko hasi maze iminsi wigenza nabi mu kazi, utaha amasaha atageze, ukaza igihe wishakiye, ukagenda utanavuze, simenya ngo ufite ikibazo kanaka kandi n'ibirenze ku bandi patron wawe nk'abandi n'inshuti yawe, ariko ntibivuze yuko mu gihe turi muri business witwara uko ushatse, sibyo? N'icyo kibazo usigaye ufite mu mikorere. What's going on? Shace ni ukuri urebye nta kidasanzwe, ariko ni kwa kundi nyine umuntu aba yumva nta ntege afite, urabizi ko no kuva agura akazi kabaye kenshi, nyine tuba ari igihe umuntu aba yumva afite imbaraga nke, ariko je te promets ko birushire kabisa. Ok, kangerageza gutaha, sibyo? Ariko next time igihe wasibye ku kazi ugerageza kubimenyesha hakiri kare, basi usabe n'ubufasha. Yego no kuri jeje ndabyumva kabisa, ngomba gukora akazi rero neza uko bikwiriye kugira ngo company running tugere no ku ntego yacu. Ahubwo nari nkeneye avance sur salaire, byashoboka? Avance sur salaire? Habaye ikibazo kihe? Igihe tumaranye ko izo staff narinda zizi kandi yamara ushaka ko hamisha ufite ikibazo. Utubazo gusa turi aho nshaka gukemura, utuntu duto duto dusanzwe nta birenze. Ok, nta kibazo. Izo muri accountability Clara aza kubigufashamo kuziga, sibyo? That's what ashobora kuyima ngifise. Yes boss, nyumva se icyo mukundira muri wowe. Gusa muri iyi minsi hari map nshaka kuza kukubazaho, nzashaka umwanya nze nkurebe tuganire. Ku buryo tuzimbwira unyene? Umura ntabwo biteye amatsiko cyane, nzaza kureba umura nzakubwira. Ntibyibutse Calvin ntabwo mperuka kubonana ko nabonye umwandikira ejo bundi ngo arashaka kunsanga namenye muri company ngo tuvugane. Esha Calvin se turaherukana, ariko nyine ni bisanzwe nta byatari, ariko nyine uzareke nyine aza kubwire, ntawamenye icyo gushakira. Chanel none ntabwo wica gahunda kweli. You know I'm always on time. Nese James y'amakuru. Shamize fresh kabisa. Mbese tubakiriza iki? Mubizi sinjye ni imyaka orange gusa. Nari nzi yuko ukinywa ka mitsingi, fanta nanze ko zakunaniye. Yes, baya izo naziretse kera. Mpamvu nagutumye wari warambwiye ko tuzaganira byinshi, ubwo nanifuje ko uyu munsi nyine ugera tukaganira. Juste duherukana uri mu bihe bikomeye by'urukundo, ariko buriya ntukwiye kubitaho umwanya, cyane ko bavuga ko na nyina wundi yabyaye umukobwa. Ngize ngo iki? Ubuse wibagije ko akabaje umugabo kamurenze impinga? None se nkubaze, Cece ni umukobwa wenyine uri muri iyi si? Umva James, ukwiye guhumuka amaso, n'abandi bakobwa barahari. Wahora n'iki? Utabuze icyo bwita ubumere. Ariko se komera ko utari umugome, ubugome wabukuye kwera? Umva James, uri mu bihe bigoye kwakira ndetse no kubyumva. Kiyo nakundanye n'umuhungu niga mu gatatu segonderi. Mu gatatu segonderi? Mu gatatu segonderi. Nkubitwa n'inkuba mbonye invitation ye, menya ko ibyo urimo rero bibaho, kandi ukwiye kubyakira. Ngo mwe mumaranye imyaka ingahe? Ko twakundanye hora imyaka 9 yose. Imyaka 9? Nanjye nkarira ngo imyaka 7. Ariko si ibyo ko nyine nta n'umwigisha wavunitse gucumbagira. Cece ndamukunda cyane cyane pe, ko numva twese turi bamwe. Aba numva ahubwo uri kumbwira amagambo yo kunca intege gusa, ngiriye inama. Birakwiye kutiyegereza Cece ukamwibagirwa, ndetse byaba ngombwa ukamufata nk'umuntu usanzwe. Ntahantu nshobora kujya ntazabona kandi ngo nanone umwari w'uburanga mwiza nka Cece.
ni umukobwa wujuje indero, uburere n'ubupfura ndetse n'ubunyangamugayo. Ako se James, kuki inama ndi kukugira utari kuzumva? Kuki udashaka kwibagirwa Cece kandi warambwiye ko atakigukunda? Yari inama nziza ungira ndazumva, ariko ibihe byiza najyanye na Cece ntibyatuma mwibagirwa, kubera yuko moments always bring back memories. Umva James, ibyiza no kwatekereza ahazaza ukava mu byahise, ibyiza biri imbere. Sisi bimeze Isabyo ariko ntabwo ari neza. Uzi ko wa mutima agiye kugenda? nagenda ibyo twagomba gukora twarabikoze. Uyashawe gutyo urabona byihuse, njye numvaga yaba ari se n'igihe gitoya. Birahagije nagenda. Yamaze kuzingarira aragiye. Okay, that's fine. Aramubwira azasezera nyine yigendera. Ahubwo se simbona yizanye. Kabiri ongi babazanye babizada akaseera ng'akatuuse mpulira bulungi njagala kutambula kale soko tule twogeremu neyanziza naye olazeewo simanyi wangenze waka wangenze mu kibuga naye ngenze kale mukama yeebazibwe kubanga owulira bulungi naye ndimo ndi kubona 12 eza transport zikumalawo zijja kunyambako kale mukama yeebazibwe amina genda amahoro kandi murakoze Ko warakoze utura mwana mwiza cyane, gusa tuzawukumbura. nzabakumbura tugote kabisa. Ko warakoze cyane. ariko uriya musore nubwo twamucumbikira ibintu byinshi ntamenya, imyirondoro ye ahava akomoka ari ni ibintu nk'ibyo rwose ntabyo tuzi. Bro, yasaga nkaho nta kintu yibuka, nanjye ari ibintu byinshi namuziho. Okay, natekerezaga ko wenda wowe hari ibyo waba waramumenye kuko mwibirwana. Ariko Karifi, uzi ko agiye nta na nimero zacu tumuhaye ngo nagira ikindi kibazo azaduhamagare. Mukurikirane rero hasi.